Hello guys, yeah, this is Kevin technician nk'ibisanzwe. Uyu munsi ngiye kubereka uburyo ki ushobora gushyira password y'amagambo muri telefone yawe ya Airtel Imagine cyangwa se telefone zose muri rusange. Bikorwa bite rero? Uraza ukajya muri setting ya telefone yawe. Wamara kugera muri setting ya telefone yawe ukazamura ukajya ahantu handitse security ukahakanda. Wamara kuhakanda ukazamura ukajya ahantu handitse ngo screen lock, ahangaha ukahakanda. Wamara kuhakanda ugahita ujya ahantu handitse ngo password kuri kano kantu ka nyuma. Wamara kuhakanda ukandikamo wenda ikintu cyose ushaka. Wenda reka nshyiremo keve. Warangiza ukakanda hano handitse ngo next, ukongera ugashyiramo ya password wari wasizemo keve, ukemeza. Password yawe ikaba yagiyemo. Reka turebe. Murabona ko password yawe y'imibare iba yagiyemo. Kandi guys, ndabibutsa ko password y'imibare, password y'amagambo ariyo password bayizewe umuntu atapfa guhakinga ngapfe kumenya uko yiboneye. So guys, rero ndagushimiye cyane ukuntu bafashe umwanya wawe ugakurikirana ino video. Na agaciro gakomeye cyane, ariko nkushishikariza gukora subscribe, ugakora share ku bandi no bakajya bagenda babona utuntu tw'ubwenge dutandukanye. So guys, rero thank you for watching my video. You remember to subscribe, comment and share. Kandi mbashishikariza ko mbabwira ko iyo wakanze kuri subscribe, utundi tuntu nyishyiraho ni wewe wa mbere ukabona ukabasha kukareba. Iyo wakanze subscribe nkishyira akantu kuri YouTube gahita kakugeraho kakubwira ngo Kevin technician asize video yigisha ibi nibi, wayireba. Niyo mpamvu ngushishikariza gukora subscribe kugira ngo utazajya ucirwa. So thank you again for watching my video.